ati uwitwa Vander Savage no dutangiranye batwereka ati ni umujinga w'umunyagitugu ariko wahawe umugisha bwo kuba byibura afite immortality ntaga ajya apfa. Umugabo Vander Savage bari kutubwira yabashije kugera ku bintu abandi bantu mu kiremwa muntu kitigeze kibasha kugeraho. Ati yabashije kwigarurira umugabane wose. Ngo yaramaze kwigarura umugabane wose, ngo yari umunyagitugu n'umuyobozi w'umunyagitugu bamwise Vander Savage. Dutangira irondere Kayizari, Hitler, ni hakuni no handi tugarutse ari kuvuga ati Kayizari, Hitler. Ati aba bose ni ibindi bigabo byagiye biyobora isi by'ibinyagitugu twabigereranya nande na Vander Savage. Ibikorwa by'uriya mugabo Vander Savage biri kwangiza rwose miliyari z'abaturage. Uri kuvuga ninde? Ni inama y'abantu bashinzwe igihe, Time Masters Council. Inama y'abantu bakurikirana igihe barinda igihe nyine kino gihe. Nibo bateranye barinda igihe. Atawabwira mutushatse gufasha ikiremwa muntu waba ugiye kwangiza amategeko yo kurinda igihe kandi ari byo dushinzwe. Umusore akabwira ati nose ko turinda igihe umunsi ikiremwa muntu cyose uriya mugabo yamaze kukirimbura ubundi kurinda igihe bizaba bitumara iki nta kiremwa muntu kikiri ku isi. Vander Savage nuri kuvuga ni captain. Ati ngiye cyo ndi kubaka nukuma icyogajuru kigenda mu bihe. Ni time ship. Cyacho gashuru kiba kizenguruka mu bihe. Mbega kava mu mwaka w'ibihumbi 2000 akazenguruka akajya mu kindi gihe akajya mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mbega kene gihe kimujyana mu byogajuru. Ni cyarama mu myaka ngende mpindure Vander Savage atarabona imbaraga kugira ngo akore bino ari gukora muri iyi minsi. Ati ngiye mu mbore mu burenganzira ngende mpindura igihe nza n'ubutabera ku isi. Sasa no mugabo isi yamaze kwigarurirwa n'umugezi wa nabi mu mwaka w'ibihumbi 2166. Uno mugabo kapitene gusaba ashinzwe igihe ngasubira inyuma mu gihe uriya mugabo atarabasha kwigarurira isi amunanize atarigarurira isi. Mbega ni uko umuntu yavuga ati turabona Rocky yarafatishije reka dusubira inyuma mu myaka atarafatisha tumunanize nicyo bashaka gukora. Imbere yuko dufata icyogajuru ngo tujye kurwanya uriya mugabo tugiye gufata icyogajuru dusubire mu myaka twerekeze muri United States ubwo ni muri Amerika bavuye mu Bwongereza. Maze dusubire muri Amerika mu kwezi kwa mbere ibihumbi 2016 bagiye kuza muri uyu mwaka wacu bavuye mu bihumbi 2066. Mbega basubiyeho inyuma imyaka 150 baje muri uyu mwaka turimo mu kwezi kwa mbere. Umva ikiri kuvuganiriza unsubije muri wa mwaka w'ibihumbi 2016 muri Amerika aho hari abana b'ibigoryi birirwa kuri za internet bari baza porno kuri murandasi aho abantu babaye ibicucu kubera za smartphone. Umwaka amamodoka bagendesha za essence niwo mwaka dusubiyemo. Impamvu tsubiye mu 2016 ngiye kubanza nje muri Amerika nshaka abasore n'abagore b'indwanyi badufasha kurwanya Vander Savage muri uruga. Captain usanzwe urwanya urugamba uri wenyine kucyo subiye gushaka. Wa mbere tugiye kurana ni Raymond Toma niwe muntu bagiye kubanza bagafata bagashyira muri iyo kipe. Captain ngo niwe agiye gufata. Kabenshi bamwita Atom cyangwa se Atome ko umuntu avuga ngo nago nakubonye nago wambonye se nda Atome. Atome nyine nakantu gato katagaragara. Kwinabwira Atom ati Atom iryo koto wambaye rero rikugira umuntu mutonya ati kandi arabasirikare baje kuguhiga aho ngaho uri. Siko kabicanyi kabuhariwe. Undi nje kureba yitwa Jackson Jefferson akorana nande na Professor Stein. Tingo nicyo cyatuma nzanya nsangiza ubwenge ngusangiza ubwenge kandi utajya unyumva. Sasa Stein n'uyu musore Jackson Jefferson bose bagenda bakihuriza mu mubiri umwe ubundi bakaguruka bari kwaka umuriro n'umuntu umwe. Muri Tomorrow People ni reincarnation ya Hawkman na Hawkwoman. Ati nabagiye barongera barazuka. Reincarnation kwa kundi umuntu apfa akongera kazavukira handi hano akongera gakura kabari wa wundi. Nibyo byababayeho. Ariko ngo barongeye baravuka barahoze ari abagabo ari umugabo w'igisiga w'igikona n'umugore w'igikona. Mbega bafite amabara baraguruka nabongeye kuvuka. Eko dura meza birashize ntago nari meze gutya nari umuntu wikura mu kabarutu. Asa captain kakantu kabakorana gakora nk'imashini gakuvugira mu cyogajuru katangiye kumwe ati captain bano babiri bandi tugiye gufata bo byaba ari amakosa tubashyize mu ikipe zarwanya abantu. None nabera mbaye injiji sinzi impamvu ndi hano mva professor kunasubiza kira gisambo. Amazina yanjye banyita Lipanta wabashimusaza kubibwira. Tinurutse mu burengerazuba bw'Irondere. Nturutse ahazaza aturutse mu myaka y'imbere bo bataragera mu 2016 aturutse imyaka 150. Tari wenda mushobora kutihanganira ko mwese nabambuye intwaro zanyu mwihangane. Ati isi y'ejo hazaza iri mu byago bitewe n'umugabo bita Vander Savage. Ngiye na mugenzi wanjye kata uwo mugabo uri kuvuga Vander Savage twaramwishe. Bamuvuga ngo mwarishe byo ko mwaramwishe. Atari kuri mugabo muramwica nyuma y'iminota mike cyane akantu gato gakongera kakamuzura. Mbega ni afite immortality twatangiye mutubwira. Ati uwo mugabo ni moto nanjye na Kendra mubona hano babaye reincarnated. Twarapfuye mbega turongera tuvukira handi hano turakora ibyo bitari reincarnation. Babaye reincarnated. Amaginga muri kuvuga subundi twebwe aratureba iki nibisambo. Uwo mugabo muri iyi minsi ntago arafata isinga irimbura aracyari gushaka imbaraga. Atari ko mu myaka 150 uhereye uyu munsi azaba yamaze kubona imbaraga zihagije azarimbura isi yose ayigarurire.
Van der Savage twamagarika gute? Ati turaza gusubira inyuma mu bihe, dusubire mu myaka yo hambere Van der Savage atarabona imbaraga zo kuba yafata isi, maze tumunaniza atarabona imbaraga. Mbega baturutse imbere Van der Savage yamaze gufata isi, barashaka gusubira inyuma. Mbega ngo kuri Hitler yaramaze gufatisha, basubire mu myaka nyuma Hitler akiri umuturage usanzwe ataraba umuyobozi ngo afata isi, noneho abari bwo bamunaniza atarabona imbaraga. Ngira ngo murabyumva, mufungura umutwe. Abasore mwe mushobora kuba muzwi nk'ibisambo, muzwi nk'abagizi ba nabi. Arabwira bya bisambo bibiri ati ariko mu myaka 150 iri imbere, mu bihumbi 2163 mu myaka iri imbere aho nturutse, nta nubwo bazaba bafata nk'intwari gusa nimubafasha guhagarika uno mugabo Van der Savage, ntabwo bazaba bita intwari gusa. Uri kudutuburira ubundi kugira ngo umuntu abe umunyabigwi nuko mwese rimwe bantu nahisemo, nuko nzi yuko neza mwese uko muri hano mwatoranijwe cyangwa se mwavukiye kuzaba abantu bitangaza ku isi. Niyo mpamvu uje kwa amahirwe yo kuba mwatabara isi kugira ngo nimumara no gupfa muzibukwe nk'abanyabigwi. Nimutaramuka mumfashe ngo duhagarike uriya mugabo Van der Savage, Dorisi yanyu imyaka 150 uhereye uyu munsi ibizayibaho. Asasi yaje kuganiriza Oliver Queen amugisha inama ati hari umugabo wadufashe adushyira mu ikipe ngo turwanye witwa Van der Savage. Oliver Queen akamubwira ati Van der Savage ntabwo biri buze koroha kumushyira hasi. Time Master ni abantu bakontorora igihe, kandi yaturutse mu mwaka wa 2166 2166. Ati nigeze gupfaho rimwe nzuko bimera. Uwo ni Atom nikavuga ati hari igihe kimwe nigeze gupfaho. Yose ntabwo yigeze byitonga ivuge ngo uriya musore wapfuye yari yarashoye amafaranga ya hirya no hino, yari umukire, yari umwana mwiza. Abantu bahise babyibagirwa ibyo byose byo nakoze. None uriya mugabo ari point amaye amahirwe byibura yo kugira ngo nzapfe ndi gukiza isi. Uriya mugabo Van der Savage yatwishe inshuro 206. Bivuga ngo Van der Savage afitanye beef n'aba babiri Kata na Kendra, ngamaze kubica inshuro 206, bakongera hakaba icyitwa reincarnation, bakongera bakavukira handi ahantu bagakura. Nabo niko bibabaho. Bara twishe inshuro 206, ngiye ntabwo nshaka gusubira kumurwanya ngo yongera twice inshuro ya 207. Ati nubwo ariko nongeye ngazuka wenda ngongera ngasubirana, ariko bwa bwicanyi kera nahoze ndi umwicanyi, n'ubu nsigaye niyumvamo n'ubundi byiyumviro byo gushaka kwica. Umukobwa wazo ari umwicanyi, mbega agira gutya kumva afite irari ryo kongera kwica. Ko bisambo Scofield yagarutse bamwita Sinati, Leonard Sinati. Mugenzi we ni Mickey Rory. Ntabwo najyana n'uriya mwongereza mwana, uriya mwongereza ari kudushuka. Twebwe turi ibisambo, turi abanyabyaha. Uwo ni Mickey arabwira mugenzi we Sinati, twebwe nta kintu twakungukira mu gutabara isi, twe turi ibisambo n'ubundi twaje ahubwo kwangiza isi. Ni cyamike kirabwira Sinati, yuke cyamike ni igihubutse, bakita Mickey Rory niko cyagarutse cyitwa. Sinati Leonard we ni umuhanga, turamuzi kuva muri Prison Break, arabanza gashishoza ibyo avuga. Ati ndagira ngo wumve umunyabwenge wacu Scofield mwibuka muri Prison Break. Atari kubaza utekereze Mickey, tugiye gusubira inyuma, tugiye kujya dutembera mu bihe. Ibaze nawe uriya mugabo nadusubiza inyuma mu bihe akatujyana mu myaka ya kera. Wumva amagambo y'igisambo gikuti. Ibaze uriya mugabo naza kudutembereza mu cyogajuru cye akadusubiza mu myaka yo hambere, bataravumbura za fingerprints andi polisi ikavuga ati igisambo cyakoze hano kiri kwinjira kiba ni iki niki. Aho ibyo iyo technology taraza, bataravumbura kamera tukajya tujya kwiba muri iyo myaka yo hambere, nta technology ari. Urumva nidusubira muri iyo myaka abantu bagisinziriye, nta kamera zidufata, nta fingerprints, nta DNA analysis ihari, urumva tutazakira. Dusubira mu myaka yo hambere tujye kubiba. Ibaze igisambo kiba muri iyi minsi hari kamera. Gisubiye ku bwa Rwabugiri nta kamera zihari, cyabamaraho ibintu. Ibi nibyo twahoze twifuza kuba twasubira mu bihe, ahubwo tukiba technology itaravumburwa yo kudufata, tukiba abaturage bagisinziriye. Ariko ntabwo tugiye kubikora kugira ngo tube intwari abantu bakunda, tugiye kubikora twubwacu, tugiye kwiba mu myaka yo hambere. Ati urabizi tugomba gufasha uriya mugabo, kandi urabizi nge nayo turi hamwe nibwo imbaraga zacu zikora. Sasa Mzee Stein yaje kubwira cya Jackson Jefferson, Mzee arabizi zino mbaraga byonyine mfite, na n'ubu ndacyari kugerageza kuzimenyereza, ntabwo ndazimenyera. Warangiza ukambwira ngo nsubire mu myaka yo hambere, ngiye gutaba, ngiye kugenda ngiye nyine ngiye gufasha uriya musaza nk'umuntu uzi ubwenge, wize physique, umufizist, ngende mfasha uriya mugabo uturutse mu Bwongereza, mufashe ninjire mu ikipe ye. Ntabwo ndi bugende n'ubundi nk'umuntu uguruka ufite umuriro nta kibazo. Ati ngiye nubakanywe n'iki cyogajuru ku buryo mbega meze nkaho ndi umutima cyangwa se roho y'iki cyogajuru, ndagitekerereza. Mbega niwe ugitwara, bamwise Gideon, niwe pilot wacu, ariko aragitekerereza akagikora, ni niwe mukanishi. Umusore Gideon uri mu cyogajuru, iriya program ikoranye n'icyogajuru. Ati ni nadufasha kumenya ahantu uriya mugabo ari Van der Savage muri iyi minsi, mu myaka 2016 ari hehe. Turose ni gute turi buze gufata Van der Savage muri iyi myaka, kandi muri iyi myaka Van der Savage ari umunyembaraga cyane. Nubwo Van der Savage nako kano kantu gakoranye n'iyi mashini yanjye, iki cyuma tugendamo kira cyogajuru ka Gideon aragatari mu kwa katwerekana uriya mugabo Van der Savage ari. Atari ko muri kano kanya nawe ukabasha kutwerekana ari. Atari ko hari umuntu umwe wenyine w'umuhanga wadufasha kumenya Van der Savage ari. Tumwita Professor Aldous Bodman, niwe mugabo tugiye kureba badufasha kumenya ahantu uriya mugabo aherereye Van der Savage muri iyi minsi. Niwe mu expert mu bintu bijyanye no gusoma, nta kintu kiba atasomye, ni umuhanga Professor Bodman. Kubasubiza mu myaka yo hambere rero, mberekana uwo mu professor ari uruberekana Van der Savage ari muri New Orleans ni hari.
ni byiza ko ubukangutse wa musore sinashaka kuwomba n'amahirwe nawe yo kureba ukuntu icyogajuru gitembera mu bihe. Jackson yagaruye ubwenge yicaye mu bihe muze mujyanye atabizi. Sasa hano tugiye hari imyaka 41 kugira ngo usubire aho uvuye. Umusore kubabwira ngo ndashaka gusubira mu rugo. Basubiyeho inyuma imyaka 41. Ati nimba ushaka gusubira aho uturutse mu rugo muri 2016 biragusaba gutegereza imyaka 41 mpaka ishize ubwo uzahita wisanga iwanyu. Mwembi musigara mwicaye hano namwe batatu mungurikire tujyane. Nshingazi ugiye kutwicaza ku ntebe y'ababencheri. Rasa yabwiye ati mwemwe murasigara hano umva rwa Mickey right turashaka kudushyira ku gatebe k'abasimbura wanze ko tujyana ku rugamba. Ari nguko umuntu yasubira inyuma kazi uyu munsi ari bwo buze gupfira akaza akakurira mu gitondo mukaganira ukamuha amakuru ariko yarigeze gusoma ibitabo ko wapfuye muri iryo joro. Nyagasani we mbega byiza gusubira mu bihe ati muze kumfasha dusubira inyuma mu bihe ndebe ukuntu ubatse piramide. Nanjye honda kibazo uburyo piramide bayubatse ni ikibazo gikomeje gucanga isi uburyo piramide zubatswe. Umusaza ari kuvuga ati tuze gusubira inyuma noneho tuze kureba ukuntu piramide bayubatse. Ati numvishe rwose numvishe amateka yanyu wa mukobwa we witwaga JR ati n'igikomangoma cyawe awari cyo kiki muri kumwe icyo gihe nacyo bakitaga kufu. Bike bano basore babiri Kendra na Kata babaye mu myaka yo hambere bapfa hakaba cyitwa reincarnation bakongera bakavukira ahandi hantu mpaka 226 ziba. Ndumwe mu bantu rwose bifuza kumenya umuntu nawe uhiga ahari ari we Vandal Savage. Ati nago nababwira inkuru yanjye namwe mutambwiye yanyu murabizi. Mwebwe mwese mwicaye muri iki cyogajuru nta muntu w'umusinzi nkanjye uri mu kakobwa karanse bano babasize mu cyogajuru gatangiye kuzana iki hamwaritse tugasubira inyuma mu myaka tukajya kwinywera byeri zo muri 75. Ababwira wibuke muri kino cyogajuru mo system imeze nk'umuntu itekereza icyogajuru cyitwa Gideon. Cyabwiye ati murenze ku mategeko bari babwiye ngo muze kuguma mu cyogajuru ne muze gusohoka. Babasha kwiyumva muri iyi kuru yacu muri karugatsiko kacu yeguma mu cyogajuru nago tujya kona gusangira byeri. Ipergo wibuke rwaje ruvuga ngo munsubizaho navuye iki nago urumva mukuru kandi abandi baserebuye. Mu myaka yo hambere ndagira ngo wumve amagambo Bodman yatangiye kubabwira abwira Kendra na Kata ati mu myaka yo hambere Vandal Savage yari umutambyi mu Misiri. Ati wa mukobwa nawe wari umutambyikazi kandi wakundanaga na Vandal Savage ariko nanone waje kwikundana n'uyu musore muri kumwe ari we Kata. Mu icyo gihe waje guca inyuma Vandal Savage utangira gukundana n'uyu musore Kata. Igihe Kata yitwaga Prince Kofu yari igikomangoma Kofu umukobwa Kendra yaciye inyuma Vandal Savage aza kwikundana n'igikomangoma Kofu. Ni byabaye mu myaka yo hambere mu Misiri. Vandal Savage wa munsi ashaka sanga uri kumuca inyuma umujinya n'ishyari no gufuha byaramuzonze mwuzura utuma Vandal Savage arakara mwembi abirarabica. Tegeye nibwo yatangiye gusenga Imana yatambiraga Horus yifashije imbaraga zanyu ndetse nizi ayisaba kuba yamuha ubudapfa imuta. Horus cyo kirwamana cyo Misiri cyamusezereje ko kizamurinda byiteka akaba hitekanaga ko kubw'impanuka ubuzima bwanyu yaramaze kwica bwaje kugira ahantu buhurira n'ubwanyu bisa nk'ibifatanye nako nubwe ubuzima bwa Vandal Savage yaro bwaje guhurira n'ubuzima bw'ababiri yaramaze kwica busa nk'ubufatanye ukuntu ubwo baramaze. Uriya mugabo Vandal Savage uko muvutse mukongera mukabaho iyo yabishe imbaraga zanyu zimujyamo bigatuma abasha kugumana ubudapfa bwe. Mwazongera hakaba icyitwa reincarnation mukavukira ahandi hantu mukabaho akongera akabica nanone imbaraga zanyu zikomeza zimujyamo nibwo buryo akomeza kubonamo ubudapfa bwe agakomeza kubaho. Ubwo hambere twaba tukuzi bagiye babaho ubuzima bwinshi bagapfa bazuka bakurira ahandi hantu ntago ari ukuzuka barongera ubwo bakabyarwa bagakurira ahandi hantu ariko basanga babandi bakiri babandi. Nibyo bita reincarnation. Hari igihe utibuka rero kuba bayeho ubuzima bwabanje. Nawe ushobora kuba wicaye hano harabaye cyitwa reincarnation aho warabaga nka kera handi hano ariko ukabutabyibuka warongeye ukabyarwa n'undi mugabo. Bwa mbere ntandukana namwe hari rwose mu iherezo ry'intambara ya mbere y'isi nibwo yari iki we mama witwaga Edifu uriya yitwa nde Jo. Mama wari warasize umbwiye ngo iteka nzahora ngenda imbere inambi imwe Vandal Savage mbega nje murya insata burenge agiye ajya muri inyuma namurenze ariko kugerageza kuba nabanya ibyawe mama na papa uburyo mwabaye imyaka 2000 ishize ati nibyo byatumye uriya mugabo Vandal Savage iteka ahora yihishe cyangwa se ahora iruhande rw'abantu bafite imbaraga zidasanzwe ku isi b'abayobozi. Ati iteka abantu bafite imbaraga nibo yicarana nabo abahora hafi muri buzima bwose abayeho. Ati Vandal Savage kwa kwegereza abayobozi bakuru ni nawe bashije kongorera umuyobozi mukuru w'isi kugira ngo atangize intambara y'isi ya mbere. Kare tujyane ari inyuma mu bwiherero nkwerekesha ngwino tujyane wagakobwe ni 75 barara babagaho nanga ari muri ibi byakabaye kuba ari byiza kuko tujyanye ariko you are not my type we ntago tuberanye pe uri fake ntago uri babasore nkunda. Yatangiye gushuka icyogajuru. Gideon we uri kunyumva neza Gideon ni wandi utwara icyogajuru. Icyogajuru gifite bya bindi bita autopilot cyangwa se n'ikindi. Autopilot ni kwa kundi indege yitwara idafite pilot mbega kitwara murabizi pilot ari ku setting indege akaba yajya mu rwiherero indege gasigara yitwa. Ngo ufate kino cyogajuru unsubize mu myaka twaturutsemo 2016 hari arokiyica ari gusobanura 2016 niho nicaye. Captain Ripanta burya yari yabiketse yari yambwiye mbe ngo ushobora kuza kugerageza kucuka ngo usubize aho twaturutse ariko yambwiye ngo sinze kumva ibyo mbwira niyo mpamvu nagusubizayo. So ibukuru musaza Stein we n'uriya musore Jackson barafatanye basanga bafatanye ni connection
bose arababwira ati umusore wanjye ahari afite ikibazo ndi kubyiyumvamo. Uriya musore ntabwo twamusiga hano, ubwo ni umwana wabo ariko ni umusaza, uriya musaza porofeseri ubahaye ntabwo twamusiga hano. ba Time Masters nabasabye kuza gutabara isi banyimigiye banyuma n'icyogajuru ndabibiba, niyo mpamvu banyoreje uriya mugabo Kronos ngatsubizeyo. Bigaragara ko uno mugabo burya cyagiye ba Time Masters ntabwo bigeze mu ruhushya ngaze kurwanya Vandal Savage, ahubwo yaje ku bushake bwe, niyo mpamvu bamwohereje abantu ngo niyo mpamvu nari nkeneye ubufasha bwanyu nkanga kubabwira ibyari byabereye mu mwaka nari nurutsemo ariwo 2136. Impamvu imwe yatuma tutakwica wa mugingo kubwo kuba waratubeje icyo ni cyamikiriri, yatuma mutanyica ni imwe umve ni pointa. Muramutse munyishe kino cyogajuru umuntu kibasha kumvira ni nge gusa, nimunyica Gideon kino cyogajuru ntago ari buze kubakura hano. Muraguma muri uyu mwaka namwe ntago musubiraho mwaturutse 2016, muraguma muri 75. Ngo niyo twagufasha abahazaza ntago bazatwibuka kuko tubeshye, wenda tuzaba turi abantu bari aho ngaho batigeze bagira igikorwa bakorwa ngo gihabwe agaciro. Umva hari ikindi kintu kimwe nari kumva neza, ni gute umugabo ngaho ufata icyemezo cyo kuza kurwanya umuntu uzarimbura isi? Hari impamvu iguteye, tubwira impamvu yatumye uhaguruka ukaza kurwanya Vandal Savage usibye kutubeshya ngo ati iyi si ngiye kugerageza gihindura ahantu heza cyane kurushaho nifashishije bino bikoresho. Reba ibintu agiye kwifashisha ahindura isi.